Ntukabyirengagize igihe uri kubabara umutwe kuko bishobora kuba bikomeye kuruta uko ubitekereza. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Nitwa Olive. Ndashimira cyane ku bantu bamaze gukora subscribe ndetse n'abatarayikora mbashishikariza kuyikora kugira ngo tujye dukomeza kumva amakuru ku bijyanye n'ubuzima. Mbahaye ikaze. Mu bushakashatsi bwasuzumwe n'abaganga bugaragaza ko kubabara umutwe ari ikibazo gisanzwe cyane abantu benshi bahura nacyo inshuro nyinshi mu buzima bwabo. Ikimenyetso nyamukuru ni ububabare wumva mu mutwe cyangwa mu maso. Hari ubwoko bwinshi bw'umutwe, ariko ubwoko bukunze kubaho cyane ni tension headache. Nubwo akenshi kubabara umutwe bitaba ikibazo gikomeye, hari igihe bishobora kuba ikimenyetso cy'indwara ikomeye. Ese headache ni iki? Cyangwa se kubabara umutwe ni iki? Kubabara umutwe ni ububabare wumva mu mutwe cyangwa mu maso. Bushobora kumera nk'igitutu, gutitira, gukara cyane cyangwa se bukaba bworoheje. Umutwe ushobora gutandukana mu buryo ubabara type, ubukana severity, aho ubabara location ndetse n'inshuro ubabaramo frequency. Nubwo ububabare bukunze kubaho cyane ku bantu, kandi ni imwe mu mpamvu zituma abantu basiba ishuri cyangwa akazi ndetse bakajya kwa muganga kwaka ubufasha. Hari ubwoko burenga 150 bw'umutwe, ariko bugabanyijemo ibyiciro bibiri. Primary headache ni icyiciro cya mbere cy'umutwe utatiwe n'izindi ndwara. Ubu bwoko buterwa n'uko imitsi, nerve, imiyoboro y'amaraso blood vessels cyangwa se ubwonko bikora nabi cyangwa cyane. Ubwoko burimo tension headache, migraine, cluster headache, new daily persistent headache cyangwa se umutwe ugaruka umunsi ku munsi. Ibi bishobora guterwa n'ibintu bitandukanye. Ikintu cya mbere harimo kunywa inzoga cyane cyane ama red wine, ibiryo bimwe nka processed meat cyangwa se inyama zo mu nganda, nikotine cyane ku bantu bakunze kunywa itabi, kudasinzira neza, posture mbi cyangwa se kwicara nabi, imyitozo ngororamubiri ikabije, kutarya, gukorora cyane, kwitsamura, guseka cyane cyangwa se kurira igihe kirekire. Nubwo ubu bwoko bwa primary headache butari bubi cyane cyangwa se budafite ubukana bukabije, ariko bushobora kubabaza cyane no kubangamira ubuzima. Ubundi bwoko bwa kabiri ni secondary headache. Uyu ni umutwe uterwa n'indwara zitandukanye zo mu mubiri, bityo umuntu akagira n'ikibazo cyo kubabara umutwe. Harimo indwara zitandukanye, harimo nk'umutwe uterwa no kubura amazi, sinus headache, umutwe uterwa no gukoresha imiti cyane, ndetse n'izindi ndwara zindi zitandukanye zishobora gutuma wumva uri kuribwa umutwe. Ese ni bande bakunze kugira umutwe? Ubundi umuntu wese ashobora kubabara umutwe, ubura umwana, abangavu n'ingimbi, abantu bakuru. Ariko ubushakashatsi bwerekana ko 96% by'abantu babara umutwe nibura rimwe mu buzima, 40% bagira tension headache, 10% bagira migraine. Hari ibimenyetso bitandukanye bisaba ko uhita ujya kwa muganga ako kanya. Ikimenyetso cya mbere, umutwe utunguranye kandi ubabaza cyane, umutwe ujyanye n'umuriro, kunanirwa guhumeka cyangwa gukomera kw'ijosi, umutwe nyuma yo gukomereka, ndetse n'umutwe utangiye nyuma y'imyaka 59. Kubera ko ibimenyetso byose bishobora kugaragaza yuko ari ikibazo kidasanzwe kibayeho mu mubiri, gishobora no gutera ibindi byago bikomeye harimo n'urupfu. Cyangwa se ukagira umutwe ariko nanone ukaba ujyanye no kuzunguruka, kugwa, kugira umuriro mwinshi, guhinduka mu kubona, guhinduka mu mitekerereze. Ibyo byose bishobora gutuma wihutira kwa muganga, bityo muganga agakora isuzuma ryimbitse, yaba mu buryo bw'imikorere y'umubiri ndetse n'isuzuma mu buryo bw'imikorere y'ubwonko. Ese ni gute umutwe uvurwa? Ubundi umutwe uvurwa bitewe n'ubwoko bw'umutwe urwaye. Hano harimo kugabanya stress, biofeedback cyangwa se kwiga kugenzura uburyo umubiri ukora, hari uburyo bwo gukoresha imiti ndetse no kwivura mu buryo bwo guhindura imibereho yawe. Dufate nk'urugero, ushobora gufata nk'igihe ukajya ukora siporo, ukanywa amazi menshi, ukarya indyo yuzuye ndetse ukanaruhuka bihagije. Kubabara k'umutwe ni ikibazo gisanzwe gihura n'abantu benshi, ariko ntigikwiye kwirengagizwa. Kumenya ubwoko bw'umutwe ufite, impamvu iwutera n'ibimenyetso byawo bigufasha kuwivura neza no kuwurinda.
Wibuke kunywa amazi ahagije, kurya neza, gusinzira bihagije no kwirinda stress. Ariko niba umutwe ubabara cyane, ugaruka kenshi cyangwa se ukagira ibimenyetso bidasanzwe, ni byiza kujya kwa muganga hakiri kare kugira ngo utangire kuvurwa no kwitabwaho hakiri kare. Ndabashimiye cyane buri wese twabanye muri iki kiganiro, ndetse ndabararikira gukomeza gusangiza ino video abandi kugira ngo dukomeze kugira ubumenyi rusange ku buzima bwacu.